mwene data unteze amatwi, nzanye ubuhanuzi Imana yavuganye nanjye kuri iyi tariki 3 z'ukwezi kwa 9 muri 2024 hari saa 7 za nijoro. Nagize iyerekwa rikomeye ryo kugira ngo mbwire buri munyarwanda wese, mbwire umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yampaye amagambo akomeye. Tugiye kwinjira mu bihe Imana izahagararana n'uwayubashye. Abantu benshi bamenyereye Imana, bavogera Imana. Abantu benshi bakojeje urutoki mu maso y'Imana. Imana yambwiye ngo mbwire buri muntu wese unteze amatwi, ubuhanuzi ngiye guhanura burimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kiravuga ngo hari bamwe Imana yakuye mu butayu bashaririwe n'ubuzima, bageze i Kanani bibagirwa aho Imana ibakuye. Uyu munsi nibo bari gukoza urutoki mu maso y'Imana. Mwene data, subiza amaso inyuma, wibuka ubuzima wabagamo, ubuzima bushaririye, ubuzima bugoye, ubuzima budafite formire, aho isi yari yarakwibagiwe, abantu barakwibagiwe. Imana igahagararana nawe mu buzima bugushaririye udafite ishusho. None umaze kugera aho ugera, wibagiwe Imana ko ari ihakugejeje, wumva n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe, utangira kwangisha abantu benshi umusaraba. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye amahirwe ya nyuma yo kongera kwitekerezaho, ukihana ugasubira hasi ukabwira Imana ngo mbabarira, kuko nyuma yaho Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Ibuka cya gihe utazi kwambara Imana ikakwambika, uvuka mu cyaro kibi, Imana ikahagukura ikakujyana mu mugwa, ukurira indege, ukicarana n'abakomeye, ukava hasi mu buzima uri umushomeri, Imana ikaguhereza umwanya mu kazi ka leta. Uri mu buzima bubi wasengaga amanywa nijoro ubwira Imana ngo Mana nuntabara ukankura hanze gukorera. Imana imaze kuguha umushahara, Imana imaze kukwambika, Imana imaze kugusirimura, Imana imaze guhindura ubuzima bwawe, uvuga Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili, ukavuga indimi z'amahanga. None uyu munsi uteye Imana umugongo, ni wowe uri gutukisha izina ry'Imana. Ukiri umukene wasengaga kenshi ugafata ibihe, ariko umaze kubona amafaranga igihe cyo gusenga wakivunjemo, kugerekeranya abagore, guhora mu madivorce, gukinisha imitima ya benshi. Imana yambwiye ngo iraguhagurukiye nutagarukira aho ugeze. Ubuhanuzi bwa kabiri, Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda, dusengere ikirere cyacu, kuko hagiye kuzagwa imvura, kandi iyo mvura izatwara amazu menshi, izahitana abantu benshi, abandi bazasigara bishwe n'inzara. Imvura mvuga ntabwo ari intambara z'amasasu, ni imvura nyamvura. Ikindi cya gatatu, Imana yambwiye ngo mbwire abantu benshi bahaza umusaraba, barangira guhaga umusaraba, bakumva barenganya basenga, abo Imana irabahagurukiye. Imana irambwira ngo buri muntu wese yisuzume, kuko ibyaha bimaze kuba byinshi. Abantu benshi batukishije Imana, bibagiwe aho Imana ibakuye.
Imana igiye kuza guhana yihanikiriye. Katuganire. Wowe unkurikiye, subiza amaso inyuma mu myaka 8 itambutse y'ubuzima bwawe, urebe ubuzima wari urimo bushaririye. Urasanga uyu munsi hari icyo Imana yakoze biruta ubuzima wari uhagazemo. Uyu munsi wasengaga 3 ku munsi, no kuja kuryama kugira ngo usenge ntibyoroshye. Mana yambwiye ngo nkubwire ngo garukiraho ugeze. Imana iragushaka. Va mu ngeso umazemo igihe kinini uri kunyuramo. Mu gihugu cya muri ibi bihugu bya East Africa hari umuntu ugiye gupfa w'umusitari, kandi azababaza abantu benshi. Nabonye abantu benshi barira, kandi azaba ahuye n'ikintu kimeze nk'impanuka abantu batari biteguye. Ikindi, bantu mwavuganye n'Imana, wowe wavuganye n'Imana ukaba uri kunyura mu buzima bugushaririye, uyu munsi abantu bakakwisekeraho ngo iyo Mana yawe yakumariye iki? Humura, shikama, komeza uhagarare ku cyo Imana yakuvuzeho. Hari igitondo Imana igiye guhindura shapitire y'ubuzima bwawe. Imana wasenze ikagaragaza ubumana bwayo mu ruhande rwawe. Hari igitondo Imana igiye kukwambura umwambaro w'umubabaro, ikakwambika umwambaro w'icyubahiro. Mugiye kubona abantu benshi bari bitwikiriye umwambaro w'ubukozi b'Imana. Imana ibatwikurura kuko yarababwiye ngo bihane, banga kwihana. Bagiye kwandagara ku musozi. Bamwe mugiye kubona basubiye mu nzoga, abandi basubiye mu busambanyi, abandi biyongeza abandi bagore. Abo ngabo Imana yabatwikiriye igihe kinini, ariko Satani we yahagurutse kugira ngo abanike. Satani uko ahemba, uramukorera igihe kinini, byarangiza akagushira ahantu habi. Bakozi b'Imana benshi birirwa kuri social media, babaye nka bariyeri itangira umupagani wakabaye yumva ijambo ry'Imana kuri social media ngo akizwe. Ahubwo baba nka bariyeri ivuga ngo ntitwajya gusenga, ntitwajya mu nzu y'Imana, kuko nabo twitwa ngo twagakurikiye nibo barimo baratukisha izina ry'Imana. Bene data, hari abantu benshi Imana igiye gutwikurura mukazababonesha amaso. Umukozi w'Imana iyo yahuraga n'ikibazo, abakozi b'Imana bagenzi be nibo bamanukaga bagapfukama bagasenga, bakavuga ngo Mana tabara umugaragu wawe ararimbutse aguye Gihenomu. Ariko uyu munsi iyo umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo, uwitwa ngo n'umukozi w'Imana mugenzi we wakamusengeye, niwe utera intambwe ya mbere mu kumusebya n'ibyo abantu batazi n'abapagani batazi, akamutwikurura, akamushira ku musozi, akamwambika ubusa, akamuvuga uko ari n'uko atari, kugira ngo yerekane ko uriya muntu ari umunyabyaha, ko we akijijwe. Mwene data uvuga mwene so, ndagira nkubwire ibi bintu bifate. Ukuri gutwikurura abandi ukabavuga, suko wowe udafite pase yawe mbi cyane, nuko Imana ikigutwikiriye. Umunsi yagutwikuruye wowe bazakuvuga kurusha mwene so uri muravuga. Nibuze ubwenge, mwene so nahagarara mu ntambara, jupfuka mu musengere, unihira umurimo w'Imana, ubwira Imana ngo rengera itorero, kuko Imana yababaye yane nuwatandole zangadi benivore. Igihe guhaguruka, igihe guhaguruka.
njya ngira agahinda kenshi iyo mbonye abitwa ngo ni abakozi b'Imana basenga ari bo basenya bene wabo. Umugabo witwa Samusoni amaze kwica abafilisitiya ngo yaragiye mu gitare cya Yotamu abwira Imana ngo nyongerera imbaraga nica abafilisitiya mbarangije. Bibiliya iravuga ngo bene wabo wa Samusoni nibo bafashe abafilisitiya barababwira ngo nimuze tujye kubereka aho Samusoni aherereye. Abafilisitiya ngo baragenda, bahageze baravuga ngo nimugende abari mwebwe mu mutuzanira bene wabo wa Samusoni abari bo bajya gufata Samusoni. Samusoni naramukunze yaravuze ngo niba ari mwe muje kumfata atari abafilisitiya simbagwanye, nimubanjyanire nta kundi. Nshatse kuvuga iki? Bene wabo wa Samusoni aho bakamusengeye kugira ngo yice abafilisitiya barangize, nibo bamufashe amaboko bamujyana mu babisha babo. Dufite abantu benshi aho kugira ngo bafate abakozi b'Imana bene wabo amaboko babasengera amanywa nijoro nuko bwije nuko bukeye, nibo babafata bakabandagaza ku musozi bakabangisha rubanda bakavuga ngo bariya n'abateka mutwe, bakavuga ngo n'abesikoro, aho kugira ngo ufashe mwene wanyu amaboko uvuge ngo Mana uriya mugaragu wawe arimo arakora umurimo abantu bakihana, ni wowe ufata wa muntu ukajya kumusebya muri rubanda ukaba bariyeri itangira bakaje kuri Yesu. Imana irahagurutse, Mana yahagurutse, leladoni widivoria igiye kuza guhana. Imana yambwiye ku bantu bakuyemo inda igihe kinini, Imana irambwira ngo wowe wanyweye ibinini bihora bikuramo inda barabaye ingumba ntibabyare kubera ko umusaruro Imana yakaguhaye wakuyemo inda ukuramo imbuto Imana yaribibye mu nda yawe. Imana irababaye, mbega agahinda, mbega umubabaro. Bene data, nshuti yanyu nteze amatwi, ni igiki gitumije utagishaka gukorera Imana? Ni igiki gitumije uhora mu busambanyi? Ni igiki gitumije uhora mu kabari? Ni iki gitumije utagishaka gukorera Imana? Ese ibyo uri kunyura murumva biguhaye amahoro? Yaba wari uzi ko uwo mubiri wikoreye ari amazi ameneka ntayogwe. Umubiri ni ikibindi umuntu atura hasi kikajanjuka, wakagarukiye aho ugeze ugakorera Imana. Wakagarukiye aho ugeze ukihana, ukava mu byo urimo, ukava mu kugambanira bene wanyu, ukava mu matiku n'amacakubiri, ukava mu nzangano. Wakagarukiye aho ugeze. Imirimo yawe ni iyihe? Watangaga icya 10 n'amaturo, uyu munsi warareganyije ngo nibyo abesikoro n'abatekamutwe ntabyo ugikora. Abantu benshi bagiye guhomba, abantu benshi mwari mwiringiye bagiye gukubitwa n'ubukene kubera ko bananiwe kumvira Imana, kubera ko naho Imana yagushize wanze kuyishimira. Umunsi umwe nagize iyerekwa njya mu ijuru, Imana inyereka ibyiciro 3 by'abamarayika. Hari abamarayika bari bashinzwe kwakira ibyifuzo, abandi bari bashinzwe gusubiza bya byifuzo, abandi bari bashinzwe kwakira amashimwe. Abo bose abamarayika wakiraga ibyifuzo, abamarayika barakora cyane uko bwije nuko bukeye. Abatanga ibisubizo nabo barakora uko bwije nuko bukeye. Ariko ikintu cyantangaje, ninjiye mu cyumba cye kirimo amashimwe, nsanga abamarayika bari barimo barasinziriye. Mbaza uwanyerekaga ibyo bintu, ndamubwira ngo ko mbona bari abantu unyereka basinziriye bimeze bite? Arambwira ngo abantu benshi barasenga bagasubizwa, ariko nta n'umwe uza mu nzu y'Imana ngo kuzana amashimwe. Mwene data, ushima Imana kangahe? Ibyo bibazo uri kunyuramo byirengagize, usubiza amaso inyuma,
urupfu rwaje ku muturanyi nshuti yanjye, utagira ngo iwawe hari porotayi irunda urupfu ihari, nawe rwari rugusumiriye, nuko rwaje rugasanga Imana iracyagufiteho umugambi, rugakata Imana ikarujyana ku muturanyi, burya nawe rwaragushakaga, kuko nta mwenda wambaye ukurinda urupfu. Wagarukiye aho ugeze papa, mushiki wanjye musore, wagarukiye aho ugeze, muvandimwe, musaza, abana bato, twongere dushake mu maso h'Imana, twongere dupfukame turirire Imana. Abantu benshi birirwa ku musozi basenga, ugashaka imbuto zabo ukazibura, ugasanga umuntu ahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere yirirwa mu rusengero, ugashaka imbuto zo gukiranuka ukazibura, ugasanga umugore yirirwa asenga, yirirwa yiruka inyuma y'abahanuzi, ariko ku musozi aho atuye abantu benshi bakivuma bati ntitwakizwa niba ari karaga kiza kuriya muntu. Wakweza imbuto zikwiriye abihanye, gukizwa birakunaniza iki? Kuhora wishuza Imana amasezerano, ese wowe ko ishaka umutima wawe izagusubiza ihereye kuki? Ngaho garukira aho ugeze, pfukama muri ico cyumba cyawe, aho ngaho muri office yawe, iyi video umaze kumva nonaha, wowe wumva ikinyarwanda, upfukame, niba udanafite n'umwanya nonaha, aho uza kubonera umwanya uze gupfukama usaba Imana imbabazi, uyibwire ngo Mana naragukoreraga, Mana we ndibagiwe. Yesu arakubabarira. Subiramo aya magambo dusengane, vuga ngo Mwami Yesu, ndatsinzwe, numvishe ijambo ryawe n'ubuhanuzi utumye umugaragu wawe, ongera umbabarire, ngaruke ku isoko yo kongera gukiranuka, wirengagize inzira mbi zose nanyuzemo, numvishe ijambo ryawe ndongeye ndatsinzwe. Mwami Yesu ndagushaka, wakira imbabazi z'Imana, ntuzasubira inyuma ukundi, kuko Yesu yakumeneye amaraso kandi aragukeneye. Ugubwe neza, nimero yanjye ya telefone niyo iraho hasi, dusenga buri wa kane, wazaza tukabana mu gihe cyo gusenga. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba. Imana iguha umugisha, ukore subscribe kuri iyo channel, kuri iyo platform ya Prophet Imana Ivuga, tujye tubana. Shalom, Imana iguha umugisha.